Ndagusuhuje ndetse ndanagushimira wese mu gukurikirana platform Kera Blue P250. Aliza 2021 ngo they call me platformer and it goes by the name of platform Kera Blue P250. Nkibisanzwe the topic uyu munsi nshaka ko tuza kuganiraho murabizi ejo twararelease album ya Reaction. Niba utarayireba hagere kanda kuri channel ugera kuri channel original ku ma video ureba ama reaction agiye atandukanye indirimbo zose ziri hit mu Rwanda muri imisi. So ikingaro uyu munsi rero nago nje muri reaction ahubwo nje kugira ngo twiganirire kuri Amag the Black ndetse na Mico the Best. Mu minsi yashize umuhanzi Amag the Black yagize gutya ayibasira Mico the Best aramubwira ati wowe nuramuka ukoze ubukwe aranamutwerera rwose amuhereza amafaranga 10,000 aravuga ati ngenda mutwerereye Mico the Best naramuka akoze ubukwe ngiye waya amafaranga muzayamuhe kugira ngo mutazabona ko wenda hari n'uburyo ndi kubeshya kubera ko Amag the Black cyo gihe yatekerezaga ko Mico the Best nta mukunzi afite ndetse nta n'ubukwe ateganya kuzakora dore ko yanamushinjaga kuba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda bica urubyiruko bakora indirimbo z'ibishego. Uyu munsi ubu tuvugana none aha uwo bita Mico the Best yamaze kubigira official muri kino gitondo nibwo rwose yagaragaje amafoto ndetse n'umuneza yatewe no kuba afite umukunzi ndetse anamuterera n'ivi ku mugaragaro. Mico the Best rwose mu mafoto nkuko muri kugenda mubibona yagerageje gutera ivi yerekana nyine ko noneho ubu ngubu yamaze kuba yana propose umukunzi we. Mu byukuri ntabwo Mico the Best yabikoze kugira ngo atwara amafaranga 10,000 ya Amag the Black ahubwo yabikoze nkeka ko yabikoze ari mu buryo bwo kugira ngo yereka abantu ko ntabwo ali stack nta kintu na kimwe kimubangamiye nta kintu kimwe kimuhambiriye ntihakagira umuntu ujya kumwinjirira amucira ubuzima. Ni nge nabifashe nk'igisubizo cyo kugira ngo yereka Amag the Black ko kujya kuvuga ngo Mico the Best ntabwo ko azakora kujya kuvuga ngo Mico the Best gutya na gutya kandi atazi ngo Mico the Best abaye hate ntago ari ibintu kuri Mico the Best nyine byamushimishije niyo mpamvu yahise abikora gutya. Ku rundi ruhande niba ari bato bari barimo bigaragara nk'intsinzi ya Amag the Black muri iyo bato kubera ko niba Amag the Black yaravuze iyo point avuze bugaca Mico the Best ashaka uburyo bwose bwo kuyihinyuza mu bigaragara wavuga ko Amag the Black yaba yarawininze bato yararimo cyangwa se niba twabyita competition cyangwa beef bari bafitanye wavuga ko yarangiye uwo bita Amag the Black ayitsinze kubera ko Amag the Black we point yazanye cyangwa se ibyo yavuze by'influencinze Mico the Best kugira ibyo akora kuko nubwo Mico the Best yaba yarasanzwe yarateguye kuzatera ivi ubu ngubu kano kankintu turi kureba twe turareba ngo ese ateye ivi ari saga iheruka nuko Amag the Black yararimo aramushinja avuga ko rwose uyu muhungu adateze kuzakora ubukwe. Bench mu bantu bagiye batandukanye mu myidagaduro mu Rwanda bakomakomeye rwose bagize byinshi babivugaho uwo bitamburungi Sabe yagize ati karibu muri club y'abagabo sha Mico. Uwo bita Arisudi yagize ati kongs cyane brother Mico the Best arangije anamukomera amashi. Uwo bita Rosine bazongera uyu nguyu yamenyerewe cyane muri film yagize ati wow congratulations to my friend Mico the Best, she's so beautiful. Abwesha kubininga girlfriend wa Mico the Best. Uwo bita MC Nario 250 MC Nario 20 yagize ati congrats my brother. Ndetse uwo bita Etienne 5K yagize ati congratulations to my brother. Uwo bita Cedric uyu nguyu yakora Isango na muzika ku Isango Star yagize ati kong brother Paul Uzi uyu nguyu acuruza imyenda muri Kigali n'umwe mu bantu bambika abastari yagize ati congratulations. N'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bagiye batanga ibitekerezo nyuma yo kubona aya mafoto agaragaza ko Mico the Best amaze kuba yatera ivi. Clapton Kibonke yashyizeho emoji two gutwika arangiye ashyiraho n'umutima. Nick Dimples yagize ati kongs brother ndetse uwo bita DJ Cyusa muramumenyere cyane kuri FM yagize ati kongs my brother. Rafiki Choga yagize ati congratulations Flelo. Uwo bita Mbojizo Urban Boys yagize ati congratulations Mico the Best ndetse uwo bita Aya Cool yagize ati kongs to my brother. Uwo bita Junior Giti yagize ati turakwakiriye muri twe zana amabiare. Uyu muhungu Mico Junior Giti ikintu comment yiwe irasa no gushaka like kumwakira muri
fame cyangwa se muri gang yaba papa. Uwo bita Mr Kagame yagize ati "Congrats to my brother", ndetse n'abandi benshi cyane. Kazungu Kabose yagize ati "Vayo muvandimwe", ndetse n'abandi bavandimwe bagiye batandukanye bagiye bagira byinshi cyane batangaza kuba uyu muhungu rwose yamaze kuba yagira gutya agatera ivi mu rwego rwo kugira ngo yerekane neza ko Ama-G The Black point yiwe itari point ifite ikisobanuye. Gusa abantu bamenyereye ibintu by'ama beef cyangwa se battle bavuga ko iyo umuntu aguhaye point cyangwa se iyo muri beef runaka umuntu akagukubita point runaka ikwereka weakness zawe, nyuma ukaza kuza gushaka kuiprovinga ko wenda atariyo, icyo gihe ari ufatwa nk'uwatsinze iyo battle. Ugendeye rero ku magambo bose bagiye batangaza, Mico The Best avuga ko Ama-G The Black byonyine kuba umwana we abana na Ama-G The Black bihagije kugira ngo umwana wa Ama-G The Black abe yararuka, no kuba Ama-G The Black yaravuze ngo Mico The Best yabyaye abana bahera hanze nta nubwo ateze no kuzakora n'ubukwe. Izo points zose zifata ukazikombina cyangwa se ukaziteranya, usanga uwo bita Ama-G The Black wavuga ko ari we wabashije gutsinda, kubera ko Ama-G The Black points ziwe zatumye Mico The Best cyangwa se zatumye Mico The Best ashaka kwerekana ko ntacyo zivuze, kandi mu by'ukuri zifite icyo zisobanuye, kuko nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko kuri uyu mushya kuri itariki aribwo Mico The Best azatera ivi usibye Ama-G The Black, dore ko we no mu kiganiro yakoze yamaze no kuba yanamutwerera amafaranga angana n'ibihumbi 10. Ni platforma KWP250 wari ukurikiranye, nge uranyita platforma buri munsi update tuba turi kumwe.